analysis abantu bagiye kubona babona liste zirasohotse Abedi ntabanjemo Abedi ntari no kubasimbura baribaza bati Abedi byagenze bite bati ko wasiri ku kiganiro cyakozwe hano kwa gatandatu bavugaga yuko ahari 100% no ku mbuga nkoranyambaga za Rayon Sport mu bantu bari batangaje badahari ntiyararimo. Reka rero mbabwire ukuntu ibintu bya Abedi byagenze. Ubundi Abedi ava muri equipe nationale y'u Burundi muri equipe nationale yari afite akaburesire munsi y'ikirenge ku gatsintsino yari afitemo ukuntu yaribwaga ariko bajyageza kubivura biroroha noneho bamushyiramo kuri match ya Kiyovu niyo mpamvu yasimbuye kuri Kiyovu atabanjemo hanyuma abamukubita hano ku mfundiko inyuma nyine ku kuguru kw'ibumoso no muri mfundiko zibinyuma ku kuguru kw'ibumoso iyo mfundiko rero barayikubise kwa ko ni nk'umukinnyi mugongana gukandagizaho godiyo arababara cyane mu mfundiko w'ibumoso kandi Abedi kunakina akunda guproteja akoresheje karaguruke k'ibumoso ariko nagatambika adversaire akaza gakubitaho kuri akuna komeye noneho bakandagiyeho yashinzemo amenya guki urumva yesa babasha noneho Abedi amaze kubabara muri mfundiko w'ibumoso bagerageje kumuvura umuganga wa Rayon Sport aravuga ati hari pomade usiga ku mfundiko iyo pomade hari n'ibininanywa bigabanya ububabare ku buryo arakina match karangira ububabare akabwumva nyuma ariko ngo yarangije match nyine bya binini bimaze kumushiramo na ya pomade imaze gusa nivamo mererwa nabi ewana uribwa nk'umuntu bari kubaga Abedi ngo babyumvikana n'umuganga ko bazakora ibyo ariko imyitozo ya nyuma ikoraho gato ntiyayisoza hanyuma ku munsi nyirizina wa match kwa gatandatu ku isaha y'isa sita bagiye gukora icyo bita liste coach yahamagaye Abedi baraganira ari babiri iminota nk'icumi nta wundi muntu uhari birangira coach avuze ati Abedi ntari muri equipe turi bukoresha kuri iyi match abantu bakavuga yuko Abedi yamubwiye yuko akiri kubabara atari yumva neza coach aramubwira ati niba utiyumva neza aho kukuriska reka tukubikire match ya retour muri Tanzania Emery Bayisenge birasa naho yamaze gukira ku buryo amahirwe yuko azakina muri Tanzania ahari ari menshi n'ubundi Emery we n'ubundi yaravugaga ati nje nagakinnye no kuri match banze nawe coach yanga kumuriska arabatoya we yashatse no guhera kuri Kiyovu yego coach arabatoya nje nshaka umuntu uri fit 100% umuntu niba yumva atiyumva neza hari hakirimo utubazo nabanze agende yivuze akire Emery muri Tanzania ashobora kuzaboneka abantu bibajije kuri rutayizamu Ndikumana wavunitse ukuboko ubundi mu baganga bavuga yuko icyabaye yagize icyo bita fracture complet ya imeris ni igufwa riri ruguru y'inkokora iri gufwa rinini dufite riza nyine rikazamuka rikagera hano ku rutugu uraribona rino rirerire ubundi hari amagufwa abiri ari hano uvuye ku nkokora kumanuka hasi ku kiganza hari amagufwa abiri nyine iryitwa radius n'iryitwa cubitus ayo magufwa abiri niyo aza akagera hano mu nkokora iyo ageze mu nkokora afatana n'irindi gufwa rihera mu nkokora rizamuka rikagera hano ku rutugu iryo niryo bita imeris iyo ufarire riba ku mubiri w'umuntu reka imeris yagize icyo bita fracture complet ryaravunitse bura risumbi ryo mwitako nkoresha ikinyarwanda imeris niyo ndende yego hagati ya femire na imeris imeris niyo ndende ndabyibuka neza ko ari imeris aba nibeshye ariko ubwo rero ni biology yongeyo nta kibazo niba wanibeshye riri mu magufwa maremare rwose riri mu magufwa maremare atatu reka dufatira nibinakomera ushyire hatanu rizamo ryisangemo kwibeshya n'ibya muntu checking abaza Google nusanga ari irya 10 urishyira muri top 10 nta kibazo rero iyi fracture complet mu yandi magambo haba habaye icyo bita nyine gukonyoka kwigufwa gukonyoka uyu muhungu rero yavunitse ate ari nabyo ngiye kujyamo uyu muhungu yarahagaze hagati y'aba defenseur babiri ba Singida Kennedy Juma na Bitra bro yitwa Anthony Trabitra n'umusore w'umuhanga cyane yego none cyabaye nepo barasimbutse kwa kundi uzi ko iyo musimbutse mukurikiye umupira mu kirere umuntu asa n'urambuye
amaboko cyangwa se ukuboko inyoni uri gusimbuka mu kirere. Femire niyo ndende. Femire nanjye numvaga ko kantu narakize. Femire yo mwita ko niyo ndende. Nakubwiye ko iri muri atatu. Oya ni irya kabiri. Irya kabiri birumvikana. Muri kwa gusimbuka rero ari kumwe n'abadefanseri babiri urabona hari ukuntu usimbuka usa n'urambuye ukuboko cy'amaboko. Umuvandimwe w'ikipe ya Singida yabaye nawe nk'uwasimbutse noneho amaboko yabo asa n'asobekeranye yabaye nk'umwinjizamo ukuboko. Reka mbyite gutyo no mu kumwinjizamo ukuboko barebaga muri direkisiyo zitandukanye umukinnyi wari yashaka gusa n'uhindukira nka kwa kundi ukurikiye balo deje umuntu yabaye nk'ugusobeka ukuboko kwawe nuko yasobekeranye. Reka mvuge yuko ari nko kuvuga nka kumwe insobeko basobeka nk'inka nk'amaguru ni nka kuboko kwawe yagusobetse ariko we direkisiyo yagumye muri imwe icyerekezo we ari kureba imbere. We all have things that feel overwhelming. For me, dukize ijosi ngo umurebe uri kureba imbere yakuniza guturutse inyuma ugashaka guhindukira. Iyo bikoze akantu gahita gaturika kumva mu ijosi. Iyo ushatse guhindukira iyo yakanyaze birumvikana imitsi iturika ijosi siko bigenda siko bigenda rwose. Rero nawe ukuboko kwe yasimbutse mugenzi we agufata kwa kundi basimbutse atabishaka amaboko arasobekeranya undi rero ashaka guhindukira ko biba byihuse cyane. Mu gushaka guhindukira ukuboko kwe iryo gufwa ritari konyoka. Urumva yakoze movement ari mu kirere kandi ukuboko bisa naho baguhambiriye none ko akundi yashatse kukumuvingisha igufwa ritari turika ahita agwa hasi mu kugwa hasi rero. Ariko sinakunze fair play yabo. Bahise bazabara yego harimo na captain ya Ucho bahise bamwegera nyine ni nabo bahamagara abaganga kuko arbitre ntiyari yabibonye. Yarabatatse cyane kandi urebye ku rore maze umwanya bari cokozanya bagongana cyane ubona ko imatch y'amahane ntabwo ariko bitwaye kubera ko bahise babibona ko bishoboka cyane ko harimo ikibazo gikomeye kuri n'abakinnyi gasa no kahindukira n'abakinnyi bakuru bahise babishyira ku ruhande n'abahamagaye abaganga bwa mbere. Icyo bakoze uriya mwanya rero Rigoga bafashe bageze ku bitaro bya Nyarugenge bavuze ko batahita bamubaga ahubwo bamushyizeho isima nibyo kugira ngo bastabilize igufwa gusa ariko agomba kubagwa ku munsi w'ejo kuwa kabiri. Uyu munsi ararara mu bitaro by'i Kanombe hanyuma muhabura ntihari bubagire bamufate ibizamini buranga umuntu bagiye kubaga ngo babanza kureba niba nta zindi ndwara zikomeye ufite kuko ngo ufite nk'indwara zo mu maraso buriya ntabwo bapfa kubaga umuntu ufite nk'izindi ndwara zo mu maraso. Hari igihe bahita upfa kabisa. Baranareba nyine nimba wenda ufite nka diyabete bakabanza gustabiliza umuvuduko w'umutima nyine bakora check up y'umubiri wose. Bavuga ko buriya ngo imvune nicyo kintu cya mbere ngo gitwara umwuka mwinshi. Imvune y'igufwa ngo gitwara umwuka mwinshi. Ibintu by'ubuvuzi biratangaje. Bamara igihe kinini se. Buriya umuntu wavunitse igufwa atagize amahirwe uzareba hari n'igihe bahita bongera n'umwuka. Biba biri likely yuko kubera imbaraga ubwonko buri gukoresha nyine bwita kuri ibwo bubabare buhari hari igihe nyine ushobora no kubura oxygen ugapfa burundu nyine uburyo bwo guhumeka bukana. So baraza rero kumurarana bamupime nabona ibintu byose ari bizima mu mubiri bimeze neza cyangwa se niba ari ibyo banamufasha bimufashe ejo azabagwe kubagwa byo ni itegeko. Hanyuma nabajije umuganga ubaga arambwira ati igihe gito gishoboka ni amezi 4. Yavuze ati kubagwa bimusaba amezi 3 kugira ngo akire. Hanyuma rehabilitation ari nakakora imyitozo nukundi kwezi. Yambwiye ati Rayon Sport uku kwezi turimo kwa 9 babare yuko umukinnyi bazamubona byibura muri returu ukwa mbere kurangira. Aciye ku mbuga nkoranyambaga ze by'umwihariko kuri X yavuze ngo nshobora kumara amezi 3 andi hanze kubera imvune nagize ku mukino waduhuje n'ikipe ya Singida. Ati ntago ari byo bintu nifuzaga ati kuko nifuzaga gufasha ikipe yanjye ati ariko nyine buri kintu kibaho kubw'impamvu ati ndizera ko nzagaruka vuba. Imana imufasha azagaruke ubwo kugaruka kwe biraba binatwaye Rayon Sport bambwiraga yuko ko nta mituweli afite nta n'ubwishingizi Rayon Sport ifatira abakinnyi n'umunyamahanga bambwiraga ko ino operation harya muri club licensing ntago bibamo ko bagomba gushaka ubwishingizi bibamo ubwishingizi bw'abakinnyi ndetse kanwe zandana Rayon Sport bamaze no kuyibwira ikiguzi 5 ibizitanze ntirirwe yigura none se nako nibyumvikana ubwishingizi bw'abakinnyi n'abakozi b'ikipe muri club licensing bibamo ko ndibuka ko nepo nibo byibuka ubushize Bugesera bayibwira ko itemerewe gukina icyiciro cya mbere harimo ko itanatanze ubwishingizi bw'abakinnyi ahubwo wenda Regan birashoboka ko iyi operation bagiye gukora
bishoboke ko wenda yaba itari mu bintu byishyurwa kuri ubwo bwishingizi. simbizi Eh, icyo nzi cyo arishyurwa miliyoni 5 bamaze kubwerera aya mafaranga. Tujya ku bindi, uwo bita Kuyate ibyago bigwira Reyo, umuzamu Diresa Kuyate wungiri wa kabiri wa Reyo, match irarangiye, ibintu ni bisanzwe, ikipe iratsinzwe, mu kanya turanajya muri analyse, umukinnyi bari gutaha. Mu gutaha ku bantu muzi abakinnyi bareba ubundi arabibaje ngo ni gute yakoze aksida. Ubundi babashyira muri bisi bakagenda babageza mu rugo. Abakinnyi benshi rero eberi barabyanga kugenda batuzengurutsa ati bajya kugera iwanjye wenda batinze, nambote yaje n'ibiki babihari. hari n'igihe bafite n'akandi kagahunda rero. Hari n'igihe aba bafite gahunda akeneye ku n'ahantu yaguye yahagira gahunda.